uwo mubyeyi yahereye ku mukecuru uwo mubyeyi wa mugani uwo mubyeyi urumva uwo mubyeyi wamwitaho koko ujyaye wa basire hageze bafogose yes tuzabona ngo abantu bakize nimurangiza ngo mwumve ngo tuba twarateguye ahangaha urumva ahangaha wasohokana n'uwawe nimba muzi koga mukaza mukoga uze nukuvuga iki kizenga nicyo ugira gute pisine ariko ibyo nibi z'umuntu ntiyagwamo ngo yagwamo utazi koga wagwa uvuga iki hano tugenda tugeranya metero ukureshya ukugira gute ugira no kure kuko urabona hera kuri tagitera ugezemo hari igihe yuzura se neza ikajya hejuru burasiriya n'ifi cyane umutugu ariko siki ako uzajya umenya ko dukorana n'amahanga amahanga abanyazi iyo bazanga none imfisi ugira ngo nyamukuru wayibona ubuzima zirimo hasi hano uroga ukoga ukagira gute ariko none impano uhabwa biterwa n'iyo utomboye mucuma agahita agenda akayigira gute kayotse firaryoha byo firaryoha pe ugeze ujya muri aziya ariko n'abahagejwe nanjye nta munyaziya wandangira kugira ngo mugurishe rero tungo reba sha reba reba ongera ugira hino wagira ngo birumva ongera ugira hino igira hirya urabona ko igira hirya kuko ari no kukureba se nkakumva ibyo uvuga sasa tuba twarateguye hanyuma rero dushaka kuvuga ngo rahaya dunia ibyo binyamahanga cyane kuvuga tuba twarize neza ko yakwicara iyi style no style rero urabona nagiye muri Korea ndavuga nti ngomba kusura umunyakoreya koko uragenda mu ndege oya mu ndege ujye gusaza utaragenda mu ndege no muri nyakoboteri nako muri kajugujugu ariko se mbwira icyo ushakira umpamagariye wijya kunjyana kure nirikize twumva cyo shaka ngaho agendanye n'iki agendanye n'iki ko kutumwanga kubaho neza mukiriho nyine ndakubaza ayo umbwira nshaka nagendanye n'iki nagendanye n'iki kigira gute ariko nk'ubwo nyine wagatekereje ko ikintu utinya kuvuga kwatuza akanwa kawe ari iki yaba ari cyiza ukaba utakirangije ni iki ushaka nyine ni iki gituma utinya kuvuga icyo ngicyo uvuga ko ntinya kuvuga nimba nkubwiye ngo urashaka amafaranga angahe yo kugira ngo urye ifi urye inkoko friti ko se ntabwo uri mukuru kuba mukuru se bivuze yuko mpabwa ibintu by'ubuntu ntakoreye utakoreye gute gusa reka nkubaze nimba umva ko utabikoreye numva umutekano mu ipantaro ari danje nkaba numva ko njyewe nawe twakubyumva kimwe ntabwo uri mukuru se ariko ntimukajye murata abana impyisi zihumba ibyo si igifu kirabisya urumva wintesha umutwe mbwira icyo ushakira nigendere niba biri muri ibyo ngibyo nta gahunda rifitanye nawe ukunze kumita inshuro nyinshi nkabona njye nawe twabyumva kimwe tukaryamana ariko twaragoye urarebye uravuga uturiye ubwo acano yabuze iyo ajya niyava ufite urugendo naringiyemo we mujye mureka guteka mujye mukuraho imiteta ari umunota umwe se ugenda uti ukaryama hasi nkajya hejuru ugahita wica umutwe wabyambariye ubu niyo mpamvu waje gutegera ariko none abagabo ni mwebwe musigaye mutega uzabaririze ntawe wacu wapfuye genda nawe ujye uringwa mu bandi ahubwo ushaje nawe nakubwiye satani muba mufite yabaye muyisengera satani se satani nyabaki ngengera satani njyewe hariyo wanyoroje se oya wamagira satani wanyoroje satani ku buryo wambwira ngo ugengere toka sita ite sera Ntose umuntu wagutumye waramubonye? Umuntu? Ntabwo namubonye. Nagutumye ngo uze ngo akazi. Akazi. Ka pisine we manager. We manager. Kari heza. Ubu ndashaka no kwizamura nkayigera mu bicu.
noneho ku buryo nzajya ngira gute nkayiperepa. Noneho washaka kogera hejuru ukogera hejuru, washaka kogera muri kaze ukogera muri kaze. Kone narabuze n'akazi. Ako wimfata nyine akusuwaritse ko. Kizima nukubanza nkabanza gatestinga nkareba nimba abakiriya banje bazajya baza bisanzuye. Abakiriya bawe nta kibazo. Nese najya ko kwishyura akakubwira ngo nyereka fagitire. Nese fagitire nawe bayirebera. Nyine akakubwira ngo nyereka fagitire. Nzagenda nyine nyandike nyimuhe. Uko baca umugani mu kigande guhagaraki. Ni ikizamini ndimo kuvuga. Ntabwo nzi ikigande. Washington? Ntabyo nzi. Wazalando? Ntabyo nzi. Zamalek? Ntabyo nzi. Ahubwo mbambwire. Rayon Sport? Ndayumva. Nabwo abantu bari kubivuga ntabwo mba mbizi. Barataka. Ako subu oya wambara kusaba mvuye mu cyaro uwambabariye koko kamakazi ko maze igihe nakazi mfite. Mbabarira rwose. Ubu uko kumvuye wewe ugiye. Jembe. Tuka. Ubwo nyimya akazi kubera. Toka ariko. Jana. Ubundi nta mugisha uri muri. Gende ntambe. Ariko bundi wowe ubwo utusha shinjagira kitwa Mia Hamusi Mia Rwandaise Kigali este ase wajugira ikintu kuvuga ho umuntu sha arakano kandi ariko ariko nimba umuntu ufashe se niho wumva wakunze. Sasa hano rero ari promotion kandi yakandara. Nimba hari urubyiruko rukunda kwenjoyinga, rukunda koga, gukina ibintu byose, hano koga muri no piscine. Koga no muri no piscine uko ireba uko urumva woga mugahabwa ifi y'ubuntu wayirya itogosheje yokeje ntacyo. Buretse mbanze numva abo bantu bari muri iyo ndege ihise. Wasanga aribo bari bambuye kwinjisha. Itonde. Hey! Hello! Oui. Voilà vraiment. En tout cas quand même. S'il vous plaît. Oui. Les astres. Hey! Hey! Je vous retendrai. Que vraiment? Hey, je t'aime. Hey! Ukasumva. Indege inyuze hano hejuru. Umuntu arebye mu kiraro amubwira ngo uwo mwana muri kumwe yaza akagusanga hano kuri piscine. Iye piscine. Ubwo se nimba kubonye ari mu ndege urumva abo bantu atarabakira banje baje kogera ngaba bari mu ndege barimo kuza kugwa hano bakaza bakagaruka nga. Ahubwo kugira hejuru witsikisha ariko hano hantu wamugane ako kantu ko gutsikira gese kamayide y'ukuntu nzahita ashyiraho amapave ubusitani ibintu nk'ibyo. Hano rero kogera amahanga uroga bakagwa n'ifi y'umuntu bandise. C'est moi. Aha umuntu arahogera. Je te dis. Vraiment. Kuki? Quand même. Ni ku mazi se ni piscine ni iki? Oui. Okay. Sobanurira ntabwo nzi ikintu magarikiye. Muramamagiye ngo nze gusubiza. Okay. Rego unyegereye nibwo wagenda utsindira amahirwe. Ari ukuntu ushobora kunyegera. Uragira ngo mbigenze gute? Ubuhe muntu se? Nose nta telefone nitabye y'indege ari isanuje. Uramagaritse nari ndimo ndagenda. Urampamagara ngo nze ngusuze nk'umuntu mukuru. Ndakubaha ndazi. Ariko ibintu ndimo ndavuga nta urimo uravuga wowe. Ntabwo byerekeranye. Piscine abakiriya nyine no piscine iyo yozemo. Urumva? Iyo yozemo n'ikimenyimenyi. Iyo ari umushinga uje koga. Ibyo twarame uteganyirije. Mbese uri hano umushinga uri kunyera. Itonde nyine.
ariko wowe nkawe ubwawe uje kogamo hano uhabwa ifi y'ubuntu ukayirya cyangwa ukayotsa. Kogamo hano n'ifi yes ari sure cyane cyane rwose. kuramo nushaka utangira ubu tumuka mvura hauri hakura akaruhamagaye umuntu nanjye ndakara ubone yuko ibisazi kukirimo kwica business yanjye. Business yawe ujya kwishinga twatukumambwe kuzanye muri business yawe wabimbwiye njyewe uretse turebe nimba uri ari weza ni wa muntu uwuhe munsi akujya unahamagara n'umuntu uri na seriye n'ugahamagara abantu bose upfuye kubona hano hanze none warangiza ukavangura iki uwo muntu nkubwiye ngo umuhamagare wabikora akazanga hano nangaha kumuhamagara gusa ubundi uretse gato ubundi witwa nde? Nitwa nde? Kunjame International. Ni ikigo ni izina ryawe. International Kunjame. Kunjame. None se kankubaze wa mugabo. Iyo wifata ugahagarika abantu bari kwitambukira. Nakubonye kare. Ninde muntu nahagarika? Nakubonye uhagarika umuntu. Ninde muntu nahagarika? Nakubonye. Ninde muntu nahagarika? None se je se wamagarika se ndi umuntu. Wowe? Yes, njewe. Sukuri n'igicucu uri umuntu kazi. Abona nta n'ubwenge. Utazihakumira kuko ubonye, utazakumenyera. Utazi aho wahagaritse barahagije nakurebaga. Uri umuntu kazi cyane. Nakurebaga. Ndavuze ngo none utazibeshya n'undi munsi. Niba uhagaritse umuntu mubwira icyo mushakira, akimenye ibintu bya ngo pusine ngo abantu bo hanze. Nimba utabyumva rero tumuka. Ngo ngirene. Baca umugani mu cyongereza ngo nduka. Ndikubica umenyera abantu bose ubonye. Ubundi umuntu ubuhagaritse uramuzi cyangwa witiranyije ibintu byose ugapfa gutu uvuga uti ngwino hano. Vuga uvuye ha. N'undi munsi nozongera kumenyera abantu bose ubonye. Nkaragata. Toka ka furudomo wowe. Reka nkubwe. Kangututse ariko mwihorere. Kangwihorere kuko tutaziranye ko n'undi munsi uzajya umenyera abandi bantu. Ugusana urwaga rwapfubye. Namazi. Bagahinda. Hano hari piscine y'amacanya kandi yunguka. Urayoga neza imitsi karambuka s'il vous plaît. Wayoga neza amabona akanyanya ati. Sabaso. Bavebe iki gihe urifuza iki? Se ko nkwitabye nk'umubyeyi ndakwitabye nkukira muri ubwo butuza. Ngo kuyobotsa ibyo tarifu na refi. Tarifu ni yihe? Ino piscine ntuyire. Uyogamo neza ukagenda ukarambuka. Nimba ufite umubuno ukubangamiye ugenda ukurusha ibiro. Urumva? Igeze ambwira ko nyene sajari yo guhindura ikibuno cyanjye se ngo cyane. Nanga hose hagenda hamwe. Mvana hisono ki. Hasoni. Ese ntukubona abantu bagenda? Ndakubaha nk'umubyeyi wowe ugashaka kubahuka abantu. Hanyuma ngewe nk'umubyeyi nashinze umushinga. Ubwo ndi umubyeyi gito cyangwa ndi umubyeyi nyantuza. Nta wamenya mbwira umushinga washinze rero. Akakanye no nyene kumva kandi icyo umamagara. Hano yo wose. Kame mukungu kubireba. Uroga ugafata ifi y'ubuntu ukagenda ukayotsa cyangwa ukagira. Ifi niri ya mitubu ndi kubona mose. Wowe mutubu usura umushinwa. Ngiye mbwira ikitumye umagarika. Sibyo? Mbone kwikomereza kuko nta gahunda nifitanye nawe. Ko dufite mubyeyi bikigiye mwataye umutwe. Ako mbesere zicyo. Icyari cyo cyose ntawe wagakwiye gutanga urugero rwiza nk'umubyeyi. Nuruhe rugero rwohereza ababyeyi bagenzi bawe. Cyangwa abana w'umubyeyi. Kutagira icyo uvuga se. Mbwira vumvura numve kuko wamagaritse. Uranamamagara. Je mvumvura. Nkubwo ikivumvura icyo kikurusha kuba cyavuga neza. Ngaho duhira nkumve. Kuko umvanye hariya ku muhanda. Ntago nzi icyo nshakaho. Uri kuvuga ngo ufite piscine nziza ukagira ngo ufite munda heza. Mbwira ikintu. Yo ufite munda heza. Ani soni. Isoni zikere. Nimba nashinze umushinga ariko rega uri umushinga. Aha hose. Hariko disi. Urifata ukitira inzitari yawe. Uhagaze no ku mazi y'abandi muri. Inde. Nabwo ngo ntunkoze hinoki, sibyo? Ntunkoze hinoki. Babyeyi mubonereho kuko mumaze kutuzengereza.
urashaka urubyiruko urashaje nta musaza ushaka gufata umukecuru mugenzi we urashaka kujya mu bana wabyaye nta soni ese undi mubona muzabikora kugeza ryari ntawe ugitanga akazi ku bantu iki gitifu iki hamwe ngo ubwize ukuri gitifu nta soni noneho ariko buriya ntureba ngewe ushobora kugira urumva noneho bikarangira nta kibazo kivuyemo ndashaka kukubwiza ukuri rero uko wagira kose gitifu ariko gitifu iki nawe nashaka wabireba iki uko byagenda kose ndashaka kubwiza ukuri nkakubwiza ukuri mere hasi isi yiki ariko se hitesha mukobwa wiriwe neza ese ko mbona umuhanda mwahihariye ba ko mbona ugira amasoni urajya he njye nakubwiye ngo nyine kukubwiza ukuri nose byagenze biti nyine ariko se basina umuntu urimo kuza gutabaza nimba mama warwaye ninjye wamurwaye ndashaka kumenya ikibazo noneho ariko reka nkubwire mfite ejo hazaza wenda icyo twakora ntabwo nyine kukumva wowe icyo twakora none icyo twakora nimba kuko ushaka kurangiza ejo heza habana vuga neza mbyumve kuko muyobozi sibyo basa ku ntego nyine ariko nta kuntu ibyo avuga nibyo kubera ko urumva aramutsaje nkuko arimo kubikira nakubwiye ngo ceceka wankuzo nta n'icyubahiro nakugira kuguha sibyo nimba ari umubyeyi ungana gutya akaba ashaka konona rwa rubyiruko rw'ejo hazaza uwo mubyeyi yahereye ku mukecuru uwo mubyeyi wamugana uwo mubyeyi urumva uwo mubyeyi wamwitaho koko ujyaye wambasire hageze bafogoze muri make sobanurira muyobo mutwigeho mubyigeho kuko abapapa batubyaye niba bashaka kudusambanya abapapa batubyaye niba bashaka gutesha agaciro twebwe kuko isaha nkuri yaramagaritse ambwira ko yama buri kimwe cyose kugira ngo turyamane kandi ni umupapa wiyubashye mubyigeho ibi reka tubikurikirane urumva ariko byanze ko nzahanwa harahanwa nta tuyana muri uyu mudugudu se turamukurikirana cicikere murakoze njye mubyigeho hoke nari ngiye hano kuri botike tuza ibindi ngenda byikurikirana